umusore wacu arakangutse. Hari haciyeho amezi 11 n'iminsi 9 ari ku mugabane wa Afurika. Asigaye yambara imyenda y'Abarabu yiguriye by'umwihariko uyu munsi, akubitamo ingofero nziza n'impeta yakozwe mu ruhu rw'ingamiya. Yambara sandali ze nshyashya maze amanuka amayesikariye bucece. Umujyi wari ugituje, yitegurira umugati asomeza icyayi mu birahure byiza, maze yicara munsi y'igicucu hafi aho, maze aba yitumagurira rya tabi rya shisha. Yayitumaguraga bucece atekereza ubusa, ari nako yiyumvira umuyaga uzana impumuro yo mu butayu. Ubwo yari amaze shisha ye, yarebye umwe mu mifuka ye, yicara umwanya mutabara ibyo akuyemo. Cyari igifurumba cy'amafaranga yamushoboza kugura intama 120, akabona itike imusubiza iwabo n'icyangombwa kimwemerera kuvana ibintu muri Afurika bijyana mu gihugu cye. Yategereje ko umucuruzi akanguka, yihanganya afungura iduka, maze bombi bafata icyayi barasangira. Ubu rero sindi hano, niko umusore yavuze. Ati, mfite amafaranga ahagije yo kugura intama zanjye, nawe kandi ufite amafaranga ahagije yo kujya imaga. Umucuruzi araceceka. Umusore ati, urampa umugisha se? Umucuruzi akomeza gutunganya ikindi cyayi, maze ati, musore wanjye waramfashije cyane. Araceceka hacaho akanya, maze arahindukira areba umusore. Ati, ntewe ishema ryinshi nawe, wazanye ibyiyumvo n'umunezero mushya mu iduka ryanjye, ariko ukwiriye kumenya ko ntari bujye imaka neza neza nk'uko uzi mu mutima wawe ko utari bujye kugura intama. Ninde ukubwiye ibyo? Niko umusore yamubajije atangaye. Umucuruzi ati, haranditswe ngo. Niko guha umusore umugisha. Umusore yarazamutse mu cyumba cy'azinga ibye, byose byuzura imifuka 3. Ubwo yarimo asohoka, yabonye mu nguni ka gafuka ke yakoreshaga akiri umushumba, kari karacupiye bitavugwa, kuko yari amaze igihe kinini atagatekerezaho. Ubwo yarimo akuramo ikote rye ry'imbeho, atekereza kuriho umuntu waba urikeneye ku muhanda. Yamabuye yaraguye hasi, urimu na turimu. Ibi byatumye umusore yongera gutekereza kuri wa musaza w'umwami. Bituma asubiza amaso inyuma, yibuka igihe gishize ahuye nawe. Ahari hashize hafi umwaka wose atamutekerezaho, kuko icyari kimuraje ishinga kwari ugukora cyane akagira amafaranga yizigamira, kugira ngo azabone uko asubira muri Espanye yemye. Ntuzigere na rimwe uhagarika kugira inzozi. Umusaza yigeze kubivuga. Kurikira ibimenyetso. Umusore arabyibuka maze apakira Urimu na Tamimu, ariko nanone yongera kugira ibyiyumvo nk'aho umusaza w'umwami ari hafi aho. Yarakoze cyane umwaka wose, none iby'ibimenyetso bigarutse, hari uko agiye kugenda. Nisubiriye gukora ibyo nakoraga mbere, niko yibwiye. Ati, nubwo intama zitanyigishije icyarabu, ariko kandi intama zanyigishije ikintu kandi cy'ingenzi cyane. Zanyigishije ko hari ururimi mu isi buri wese yumva. Nirwo rurimi umusore yakoresheje ubwo yarimo agerageza gushyira ibintu ku murongo mu iduka, mu isoko ho yaraye wenyine. Ni ururimi rw'ubwuzu rutuma ibintu bikorwa neza mu rukundo no mu muhamagaro. Ibyo kandi bikaba igice kinini cy'urugendo rwo gushakisha icyo umuntu yizereramo n'icyo ashaka. Tangiya ntabwo uzongera kuba umujyi udasanzwe. Nanone yiyumvamo ko uko yabashije kwigarurira uwo mujyi, ari nako ashobora kwigarura n'isi yose. Iyo ushaka ikintu ibiriho byose byihutira kuza kugufasha kukigeraho. Umusaza w'umwami niko yivugiye. Nyamara kandi umwami w'umusaza nta kintu yigeze avuga ku kwamburwa amafaranga cyangwa se iby'urugendo rurerure rwo mu butayu, cyangwa se ku bantu bazi neza indoto zabo ariko bakaba ntacyo bazikoraho. Ntabwo umusaza w'umwami yigeze amubwira ko piramide ari ibirundo by'amabuye gusa biraho, kandi ko buri wese yaziyubakira mu rugo rwe. Ubanza ndetse yaranibagiye kumubwira ko iyo ufite amafaranga ashobora kugura umukumbi w'intama zikubye 2 izo wari ufite, uba ugomba kuzigura nyine. Umusore yabateye agafuka ke akazingira hamwe n'ibindi bintu. Yaramanutse
asanga umucuruzi amutegereje, ariko muri ako kanya ahita anakira abandi bakiriya babiri bari binjiye baje kunywera icyayi mu birahuri. Kuri iyi nshuro akazi kari kenshi ku iduka kurusha ibindi bihe byose byabayeho, by'umwihariko mu masaha ya mu gitondo. Ubwo yitegerezaga aho yari ahagaze, yabashije kubona ko burya umusatsi w'umucuruzi umeze neza nk'uw'umusaza w'umwami. Bimwibutsa na wa mucuruzi wa mbere yahingukiyeho ku munsi wa mbere muri tangi, ubwo atari afite n'akantu na kamwe ko kurya n'ahantu ho kujya. Iyo nseko nayo yari imeze nk'iy'umusaza w'umwami. Byasaga nk'aho umwami yari ari hano ariko akagenda yihinduranya, niko umusore yibwiye. Ariko nanone muri abo bose nta n'umwe wigeze ahura nawe. Ariko kandi ku rundi ruhande yavuze ko buri gihe agaragara ngo afashe abagerageza kugera ku muhamagaro wabo. Umusore yahise agenda atanasezeye umucuruzi. Ntabwo yashakaga kurira imbere y'abandi bantu bari aho. Yari azi ko agiye mu bihe bizatuma kumbura aho hantu n'ibintu byiza yahigiye. Yari yifitiye icyizere kirenze igikenewe. Yumvaga rwose ko n'isi yose yayigarurira. Ariko noneho ngiye ku kibuga nzi neza kuko ngiye kongera kwita ku ntama zanjye. Ibyo yabyibwiye yumva ashize amanga, ariko noneho ntiyari akinejejwe n'umwanzuro we. Yakoze umwaka wose kugira ngo inzozi ze zibe impamo, ariko kandi izo nzozi umunota ku munota zagendaga zita agaciro. Wenda byaterwaga n'uko nyine zari inzozi ze. Nta wamenya, wenda wasanga ari byiza kwibera nk'uriya mucuruzi wanze kujya impaka ahubwo akiberaho ubuzima uko ubishaka. Niko yatekereje, nanone agerageza kwiyemeza. Ariko uko ateruye Orimu na Tamimu mu biganza bye, ayo mabuye yongera kumusubizamo imbaraga n'ubushake bw'umwami ushaje. Mu buryo bw'uruhurirane cyangwa se wenda bw'ibimenyetso, umusore yaratekereje. Yinjiye mu kabari, yinjiyemo ku munsi wa mbere. Umujura we ntiyari ahari, maze nyirakabari amuzanira igikombe cy'icyayi. Nshobora rwose kwisubirira iwacu kuba umushumba w'intama, niko yatekereje. Nize neza uko umuntu yita ku ntama, kandi n'ubu ntabwo nibagiwe uko bikorwa. Ariko cyangwa sinzigera na rimwe nongera kugira amahirwe yo kugera kuri piramide mu Misiri. Umusaza yari yambaye kasike ya zahabu kandi azi neza ahahise hanjye. Rwose yari umwami kandi umwami w'umuhanga. Imisozi ya Andalusiya yari ahantu hatari kure kuko ari urugendo rw'amasaha 2 gusa, ariko hari ubutayu bwose hagati ye na piramide. Ariko umusore atekereza ko hari ubundi buryo yahinduramo ibintu, ahubwo hagati ye n'ubutunzi bwe harimo amasaha 2 gusa. Ibyo kuba amasaha 2 yarahindutsemo umwaka wose, ibyo ntacyo bivuze. Nzi neza impamvu nifuza gusubira mu ntama zanjye, niko yibwiye. Nsobanukiwe neza iby'intama, ntibikiri ikibazo kuri njye, ahubwo rwose zaba inshuti zanjye magara. Ku rundi ruhande sinzi niba ubutayu bwaba inshuti yanjye, kandi birazwi ko aribwo butayu ngomba gushakamo ubutunzi bwanjye. Ntabashije kububonamo, nanone nakisubirira iwacu. Amaherezo mfite amafaranga ahagije n'igihe gikenewe, kuki ntabikora? Muri ako kanya yiyumvisemo umunezero udasanzwe. Igihe cyose yashakira, yasubira kwibera umushumba w'intama. Yanasubira gucuruza ibirahure mu iduka. Wenda isi yaba inafite n'ubundi butunzi buhishwe. Ariko we yagize inzozi kandi yanahuye n'umwami. Ibyo si ibintu biri kuri buri muntu wese. Yarimo apanga, kandi uko ni nako yasohokaga muri ka kabari. Yibutse ko umwe mu bazanira ibicuruzwa wa mucuruzi yakoreraga yabinyuzaga mu nzira y'ubutayu akoresheje ingamiya. Ubwo yari afashe Orimu na Tamimu mu biganza bye, kubera ayo mabuye yombi yari ari mu rugendo rugana ubutunzi bwe. Nanone mpora ndi hafi cyane y'umuntu ushaka kugera ku muhamagaro we, niko umusaza w'umwami yamubwiye. Ese ubundi binsaba iki ngo njye kubaza uriya mugabo uzanira uriya mucuruzi ibintu niba koko kuri piramide ari kure cyane nk'uko bivugwa?
umugabo w'umwongereza yari yicaye ku gatebe kari aho, ahantu hari inyoni nyinshi, ubushyuhe n'ivumbi nabyo ari byinshi. Aho hari imbere y'ububiko bw'ibicuruzwa. Sinigeze ntekereza ko nakisanga ahantu hameze gutya. Niko yatekereje. Ubwo kandi yarimo acisha amaso mu kinyamakuru cy'ubutabire yari yaguze. Imyaka 10 namaze kuri kaminuza, none ndebera nisanze ahantu nk'aha. Ariko yagombaga gukomeza n'ubuzima bugakomeza. Yizereraga mu bimenyetso. Ubuzima bwe bwose n'amasomo ye yabihariye kuvumbura ururimi rw'isanzure ryose. Ku yikubitiro yize Esperanto, nyuma yiga iyobokamana ry'isi. None bari kwiga alchemy. Ubu ni ubugenge bwo guhindura ibyuma mo zahabu. Azi neza kuvuga Esperanto, asobanukiwe cyane imyemerere yose. Ariko kandi ntarakamilika ibyo guhindura ibyuma bisanzwe ngo abigire zahabu. Kandi rero wageze kuri urwo rwego niwo bita the alchemist. Yabashije kumenya ukuri ku bibazo by'ingenzi, ariko kandi amasomo ye yamutwaye kure cyane rwose, ku rwego rwa nyuma aho ataba akibasha gukomeza. Yanagerageje kubaka ubucuti n'umuntu usobanukiwe ibyo guhindura amabuye akaba zahabu, the alchemist, ariko birangira bidakunze. Ariko bene abo bantu bahindura amabuye agahinduka zahabu buri gihe baba badasanzwe. Usanga bahora bitekerezaho gusa bo ubwabo, bigatuma buri gihe nta bufasha bashobora kumuha. Ariko rero ntawamenya, wasanga barananiwe kuvumbura ibanga ry'umurimo wabo, ari ryo ryitwa ibuye ry'abacurabwenge, philosopher's stone. Kandi rero kubw'iyo mpamvu bakaba barahisemo kwibikaho ubumenyi bwabo. Uyu mugabo w'umwongereza dusanze aha rero yakoresheje imitungo yose yasigiwe na se, birangira ntacyo agezeho mu nzira yo kuvumbura ibuye ry'abacurabwenge. Yatakaje amasaha n'amasaha mu masomero akomeye hirya no hino ku isi. Yaguze imizingo y'ibitabo bitaboneka henshi kandi y'ingenzi ku nsanganyamatsiko y'ubugenge bwo guhindura ibyuma mo zahabu. Mu mutumba umwe muri yo hari aho yasomye ngo ko mu myaka myinshi ishize hari umunyabugenge bwo guhindura ibyuma mo zahabu w'umwarabu wasubiye i Burayi. Bivuga ko icyo gihe haba ari nko mu myaka 200 ishize, kandi ko yaba yaravumbuye ibuye ry'ubucurabwenge n'ibanga ry'igisubizo kimwe cyakemura ibibazo byose by'ubuzima. Bayita elixir of life. Uyu mwongereza rero yumvise atangajwe cyane n'iyo nkuru, ariko ntiyigeze ahitekereza nk'ikintu cy'ukuri, ahubwo yabifashe nk'umugani uraho. Ariko kandi afite indi nshuti yarimo iva mu bushakashatsi bw'ibisigaratongo mu butayu. Yamubwiye ibigendanye n'umwarabu wari ufite imbaraga z'agatangaza. Ngo yiberaga ku kagezi ko mu butayu cyangwa se oasis kitwa Fayum. Iyo nshuti rero yaravuze iti, abantu benshi bavuze ko afite imyaka 200 kandi rwose abasha guhindura buri cyuma cyose mo zahabu. Umwongereza wawe rero ntashobora kugumana bene ayo matsiko. Yahagaritse izindi gahunda ze zose, yegeranya ibitabo bye by'ingenzi, afata inzira, none nguye ahageze niho natwe tumusanze. Yicaye mu ivumbi riteye ubwoba n'umunuko udasanzwe. Inyuma y'inyubako barimo bitegura kwambuka ubutayu bwa Sahara, kandi bafite gahunda yo kunyura kuri Al Fayum. Ngiye gushaka uwo munyabugenge uhindura ibyuma mo zahabu. Niko uwo mwongereza yatekereje. Icyakora umunuko uva mu matungo wakomeje kuba mwinshi bitihanganirwa. Nibwo umusore w'umwarabu nawe wari mu rugendo apakira imizigo ye yinjira asuhuza uwo mwongereza. Uragana hehe? Niko umusore w'umwarabu yabajije. Ndagana mu butayu. Niko umwongereza yasubije. Niko kwikomereza gusoma. Muri rusange nta biganiro yari akeneye muri ako kanya. Ikintu kimwe yari akeneye ni ukwihugura mu byo yize mu myaka myinshi ishize, kuko yumvaga ko wa munyabugenge ubasha guhindura ibyuma mo zahabu ashobora kumugerageza amubaza ibibazo bikomeye. Umusore wacu w'umwarabu nawe akuramo igitabo atangira gusoma. Igitabo cyari cyanditse mu cyesipanyolo. Ni byiza cyane, niko umwongereza yatekereje. Avuga icyesipanyolo kurusha icyarabu. Kandi niba uyu musore nawe agiye kuri Al Fayum, yari kuba abonye umuntu wo kugenda avugana nawe mu gihe adafite ibintu byinshi byo gukora.
ibi ntibisanzwe, niko umusore yavuze yongeye gusoma iby'ikiriyo yari yaratangiye gusoma mu gitabo cye mbere y'uko umusaza w'umwami amuvugisha. Hashize igihe kinini ibi bibaye, ati maze imyaka 2 ngerageza gusoma iki gitabo ariko nananiwe no kurenga ku mapaje yacyo abanza. No mu gihe umwami atari agihari ngo akomeze kumuvugisha, umusore yananiwe gusoma yitonze ngo arangize igitabo. Aracyashidikanya ku cyemezo yafashe, ariko rero yabashije gusobanukirwa ikintu kimwe: gufata icyemezo ni intangiriro y'ibindi bintu byose. Iyo umuntu yabashije gufata icyemezo, aba ari kwinjira mu mbaraga izamuvanaho ari ikamugeza aho atigeze aba, atigeze anarota, kubwo yafataga icyo cyemezo. Ubwo nafataga icyemezo cyo kujya guhiga ubutunzi bwanjye, sinumvaga rwose ko nzakora mu iduka ricuruza ibirahure, niko yibwiye. Ubu rero kwiyunga kuri iri tsinda ry'abagenzi bambuka ubutayu bishobora kuba ari icyemezo cyanjye, nubwo aho iri tsinda rigana hashobora gukomeza kumbera inshoberamahanga. Ubwo kandi iruhande rwe hicaye umwongereza urimo kwisomera igitabo, agaragara nk'umuntu udasabana cyane, kandi yagaragaje uburakari bw'umusore wacu yari yinjiye. Bashobora no kuba babaye inshuti, ariko rero umwongereza akaba yahisemo guhagarika ibiganiro byabo. Kera kabaye rero umusore wacu afunga igitabo cye, yiyumvisemo ko atagomba gukora ibintu bituma agaragara nk'uwo mwongereza. Nibwo yabaturaga Urimu na Turimu mu mufuka we maze atangira kuzikinisha. Umwongereza wawe avuze induru ati, Urimu na Tamimu. Umusore wacu yabaye nk'uwikanze, ahita yasubiza mu mufuka ati, ntabwo agurishwa muze. Umwongereza nawe ati, n'ubundi nta waguhanira ipfumuye kuri yo. Akozwe mu mabuye y'amasarabwayi, kandi rero hari amasarabwayi amamiliyoni n'amamiliyoni kuri ino si. Ariko rero umuntu wese uzi bene ibyo bintu azi neza ko iyo ari Urimu na Tamimu. Gusa sinari nzi ko abo muri aka gace bayagira. Nehawe n'umwami w'ikimenyetso, niko umusore wacu yahise amusubiza. Umwongereza wawe ntiyongeye kugira icyo avuga, ahubwo yahise akora mu mufuka akuramo amabuye 2 ameze neza neza nk'ay'umusore wacu. Ati, uragira uti umwami? Umusore ati, ahari uratekereza ko umwami atavugana n'umushumba nkanjye w'intama? Ibyo yabivuze ashaka guhagarika ikiganiro. Umwongereza ati, reka da, abashumba nibo bantu ba mbere babonye umwami mu gihe abandi bose bari bamwirengagije. Rero nta gitangaza kirimo kuba umwami yavugana n'abashumba. Hanyuma mu rwego rwo kwirinda gutera urujijo mu mutwe w'umusore, arakomeza ati, ibyo biri muri Bibiliya, kandi icyo nicyo gitabo cyanyigishije ibya Urimu na Turimu. Aya mabuye niyo yari ishusho y'ubutagatifu bwemewe n'Imana. Abapadiri rero bayatwara mu kigofero kinini bagenda bambaye mu mutwe. Umuhungu wacu nanone yumvise anejejwe no kuba aho hantu. Wenda iki ni ikindi kimenyetso, niko umwongereza yavuze gahoro ijwi ridasohoka neza. Umusore ati, ninde wakwigishije iby'ibimenyetso? Nanone amatsiko y'umusore yari arimo yiyongera muri ako kanya. Buri kintu mu buzima ni ikimenyetso, niko umwongereza yahise amusubiza. Ibyo abikora yongera gufungura ikinyamakuru yarimo asoma. Hari ururimi rusange rwumvwa na buri wese, ariko rero rwaribagiranye. Ubu tuvugana ndi mu bushakashatsi bw'urwo rurimi hamwe n'ibindi bintu bitandukanye. Iyo niyo mpamvu ndi hano. Ngomba kubona umuntu uzi neza urwo rurimi, kandi bene uwo bamwita alchemist, cyangwa se umuntu uzi ubugenge buhindura ibyuma bikaba zahabu. Umuyobozi w'aho hantu yahise aza arogoye ikiganiro cyabo bombi. Muri abanyamahirwe mwebwe uko muri 2. Niko umwarabu munini cyane yahise avuga. Hari itsinda riri buhaguruke uyu munsi ryerekeza Al-Fayum. Ariko rero ngewe ngiye mu Misiri. Niko umusore wacu yahise avuga cyane. Umwarabu ahita amusubiza ati, Al-Fayum ni mu Misiri. Uri umwarabu bwoko ki musore? Icyo ni ikimenyetso cy'amahirwe, niko umwongereza yahise avuga ubwo umwarabu ubyibushye yari avuye aho.
yaba nabibashaga nakanditse igitabo kinini cyane ku magambo abiri: amahirwe, lucky, n'uruhurirane, coincidence. Ni muri ayo magambo abiri ururimi rw'isanzure rwanditsemo. Niko kubwira umusore ko bitari uruhurirane rwatumye bahura, bagahura afite urimu na turimu mu biganza bye. Maze ahita abaza umusore niba nawe ari mu bushakashatsi ashaka alchemist, wa muntu uhindura ibyuma mo zahabu. Ndimo ndashaka ubutunzi bwanjye, niko umusore yavuze. Ariko akibivuga ahita atangira kwicuza igitumye abivuga. Gusa umwongereza nawe amera nk'aho atabihaye agaciro, maze ati, mu buryo ubwo aribwo bwose nanjye nibyo ndimo. Njye rero burya nta n'icyo nzi ku bugenge bwo guhindura ibyuma mo zahabu, alchemy. Niko umusore yavuze ubwo bosi waho yari abahamagaye bombi ngo basohoke.